ugasanga umuntu w'umusore ari aho ngaho ari imbere y'abantu arimo arirahira ngo nge nakoze ubukwe mfite igiceri cy'ijana. Nuko wikoreje imitwara abantu bafashe igihe bakorera amafaranga yabo my friend, abantu basevinga amafaranga yabo, ukajya kumva ngo abantu babateranyije fanta, urumva we wavunnye abantu. Ahubwo bagakwiye no kukwishyuza bagaterana ukishyura nk'uwariye umwenda wa banki. Oya, uwo muntu nawe wizeye iryo sezerano gutyo nushima Imana gutyo namukatira 15. Urangiza gushima Imana ni 15 kuko uri kugwamura abandi bantu, urabuza abantu gukora. Ugasanga turabizi mu Rwanda ngo haba ikibazo cyo kugumirwa, ariko n'abasore b'abarokora benshi barimo baragenda bagumirwa kubera iki kudakora. Ugasanga umusore ari mu rusengero n'igihara cyaraje yirirwa atebeje, ari kwirukanka mu mashyamba ngo arimo arasenga Imana, ngo arasengera. Uzamutungisha iki? Jya mu kazi. Nk'abo ngabo ndi pasiteri najya ngusohora nkujyana gereza. Ubu ngubu kuri kino gihe urasanga umuntu wibyariye umwana umwe n'urugero, mukuru wawe abyara abana 20. Ejo mu gitondo araza gukomanga ku rugi wawe ngo umwana yabuze minerevare. Can you imagine? We wabyaye umwe kugira ngo yige neza, kugira ngo umuhereze ibimukwiriye, utamukubita imitwaro yose y'umuryango. Urumva? Ugasanga wa wundi wabyaye veni ugiye no kumwikorerera iki imitwaro. Oya, buriya njyewe si ukukubeshya wampa nk'akazi muri RIB, nkaba nka apartment y'umuturage ukorera muri RIB gusa. Njyewe ubundi nkajya nikubitira abakirisitu, nkabahata igiti kabisa zigatinyana. Ikintu cya mbere nabahora, umukristo nakubita wa mbere n'uyu nguyu. Dukurikiye ku Isezerano TV, mbashimire ko ari mwe mudutera imbaraga zo gukora ibiganiro, kuko mudahari cyangwa se mutarebye twabateguriye natwe ntacyo twaba dukora. Reka mbashimire rero by'umwihariko, nshimira abantu bari mu bihugu bitandukanye, abari hano mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Kuri kamera zacu rero turi kumwe n'umutumirwa, reka abanze atwibwire. Amazina nitwa Habineza Ernest, nkaba ndi umukristo, nemera Imana n'abantu bayo. Ndumva ibyo ngibyo, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana, n'umwana umwe, ariko Imana yaramwishubije. Tubanze twihanganishe, bibaho mu buzima, niko ubuzima waba uteguye, ntawe ugira wabigennye niba uzi impamvu. Ernest, mu buzima busanzwe tugiye kuri umukristo, ariko se mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi supervisor muri hoteli mu bintu bigendanye na housekeeping. Ubu ngubu nanjye ndakora nyine, ariko nk'umuntu ufite inzara n'inyota yo gutera imbere, ntago nkora ibi ngibi gusa, hari ibindi mfite nkora. Madamu nawe yari afite akazi nk'aka kanjye nkora, duhitamo ko umwe muri twebwe yicara akajya guteza imbere business y'urugo, kugira ngo byibuze nkomeze nkotane nkore, mfite undi muntu uri kunyunganira outside, hirya y'ejo azabe yanzamura nanjye mve muri ibi ngibi ndimo, nzamuke ngere ku rundi rwego. Uko nguko rero twafashe amafaranga makeya, madamu ajya kwiga, yiga ibintu by'imyuga, yaranize agarukira muri SFB. Ntago ari uko atize ngo ajye kwiga iyo myuga. Aragenda ajya kwiga ibintu by'imyuga, yiga gukora inkweto, gukora amasakoshi, afite n'impano, agerageza gukora ibintu by'ibikomo abagore bambara mu ntoki, mu majosi, akora ibintu by'amaherena, akora n'ibintu byinshi cyane twebwe dukora. Dukora inkweto z'amasandari y'abagabo, dukora inkweto z'abadamu nziza. Uyu munsi ntago byakunze ko mbizana, ariko wenda ubutaha twazabibereka nabyo, twazabibereka. Mbega ni ibintu byiza cyane. Ubona se ari ibintu bishobora gutunga umuntu akaba yagira icyo yigezaho? Byamutunga, kuko kugira ngo atangire gukora nafashe amafaranga y'inguzanyo makeya, ariko yantunze mu gihe cyose nari ndimo ndahangana no kugira ngo nishyure ayo mafaranga, kandi narayarangije. Urumva ko rero ni ibintu bifite akazoza. Iyo niyo mpamvu mba ngira ngo abantu bose batekereze gukora. Nimba uvuga ngo ndacukura umwobo par exemple, uvuga ntago ngomba kuyarya yose, kuko hirya y'ejo nzatakaza imbaraga. Izi mbaraga nzaba ntazifite ejo, ndakora imirimo y'imbaraga, ejo bundi zizaba zashize. Iri fo kutekereza ngo mu gihe za mbaraga zizaba zashize nzarya iki, kandi ko imbaraga zizashira nkeneye kurya.
Ernest rero ngira ngo wenda ubwo kugira ngo abantu babanze bumve ko n'ibyo ukora ariko wakomeje kwitsa ku gukora ariko ngiye mbere yuko ikiganiro tukinjiramo baravuga ati hari ubutumwa nifuza guha abantu cyane cyane abakristo hari aho bwaba buhuriye n'ibyo bintu bivuze byo gukora buhuriye no gukora ni nayo ntuze wenda ni nayo teme yanjye nkunda kuganiraho ndagira ngo abantu bave ku kintu cyitwa amasezerano amasezerano kubera iki kandi amasezerano abantu benshi ariyo bubatseho oya buriya njyewe si ukukubeshya uwampa nk'akazi muri ribu nkaba nka patimenti y'umuturage ukorera muri ribu gusa njyewe ubundi nkajya nikubitira abakirisitu nkabahata igiti kabisa zigatinyana ikintu cya mbere nabahora umukristo nakubita wa mbere ni uyu nguyu umukristo wiringira amasezerano akirengagiza gukora tuvuge par exemple ufite imyaka 25 ufite imyaka 30 40 ukajya kumva ngo Imana yansezeranyije ngo kuzubaka itaje ukorera amafaranga 100,000 cyangwa ari munsi yayo cyangwa tuvuge na 200 ariko ngo ugenda nisezerano ryo kuzubaka itaje nose nta kwizera ugerase ku cyo umuntu atabafite kwizera ko azayuba Bibiliya ivuga ngo iki ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye Aburahamu yagiraga kwizera akirirwa doda amahema nta nzu yubatse burya yirirwaga yimuka akatura ahangaha kongera agatura hariya ubuzima bwe buba kugenda abamba shitingi uri kumva ndagira ngo abakristo rero tuve mu bintu byo kugenda twizeye ko tuzakira tudafite ishingiro ribigaragaza ntago wemera ko umukristo ashobora gukira ntago byemera ashobora gukira hinduye imyumvire umukristo ushobora gukira bariho bakize kubera ko bahinduye imyumvire iki cyane nuko abantu bahindura imyumvire bayihindure baterera guhindura imyumvire gutya bave ku masezerano y'amahuri amasezerano y'amahuri bayaveho rwose dore impamvu ya mbere fata imyaka 45 mperutse kuganira n'umuntu ejo bundi ni n'umuntu dukorana kambwira ati njye Imana yansezeranyije ko ngomba kuzatura mu itaje kandi nzayibamo nkamuhembwa ngahesha mpembwa amafaranga ni mu 100,000 gutyo munsi uzatura mu itaje urya amafaranga ngana iki ku kwezi ugasanga byibuza savinze ya saving 1,000 teranya saving y'1,000 umbwira umuntu ufite imyaka 45 azubaka inzu ya miliyari ryari azajya gusaba inguzanyo kuraho ntayuzubaka ntayazubaka azajya gusaba inguzanyo bazamuha amafaranga angahe afite uwuhe mushinga bazamuha amafaranga angahe kugira ngo byibuze yerekana ikintu atakoze afite imyaka ntiwize ntiwagize ikintu utakoze ufite imyaka 25 ntiwagikoze muri 30 ntiwagikoze ugeze imyaka 45 uracyategereje amasezerano ngo wabwiriwe ikanyarira ngo irusizi kuraho ayo masezerano ntazasohora ayo ni amahuri nuvuga ngo ntago wemera ko amasezerano asohora nemera ko amasezerano asohora ariko adipendinga ku cyo gukora umuntu akubwire ngo urimo urakora neza nukora neza kubwira ati wenda Imana izakongeza umushahara nyuma yo kukongeza umushahara bizagenda gutya na gutya ariko hari ibitangaza abakristo bizeye bidashoboka nje niko mbyizera rwose kandi ndi umukristo nanjye ariko nemera ko ngewe umuntu yizera agakora akabona inyungu z'uko yakoze none se warutanze urugero rwo kumuhemba 100,000 ukavuga uti niba asavinga menshi na saving note y'1,000 uwo muntu kuki ugaragaza ko nta kintu azageraho mu buzima kugira ngo akigeraho se birasaba iki none azahindura imyumvire namara guhindura imyumvire yere kwizera ibitangaza buriya biragoye ko umuntu ashobora kuza none ahangaha ngakubwire ngo uzubaka inzu nka convention nawe icyo gihe ariko ubibwiwe nande ubundi si umuntu ukubwiye ibyo bintu uwo muntu ukubwiye ibyo bintu wageze kuki uwafite iki ahubwo abantu bagakwiye gutanga amasezerano bagakwiye kuba nka ba Bill Gates nka ba Jack Ma abantu tuzi ko bafite amafaranga nyine hakaza batanga amasezerano ni Imana yatanga wenda ahubwo iyanyuza mu bantu none se uri kwizera neza yuko countinga neza nge nibyo nkubwira ubare neza umuntu ahembwa ayo mafaranga azagera kuri miliyari ryari usavinga inote y'1,000 nge ni ikiganiro nagiranye n'umuntu ndimo kumukebura ntavuga nti uva kuri ayo masezerano
imana si isezerana abantu kugira ngo byibuze bagire icyizere cy'ubuzima bapfe batahe babeho bafite umutima ukomeye ko bazabaho neza bagendere muri icyo kigare nibarangiza bapfe bigendere. Wabyibazaho, hari abakristo benshi bapfa ugasanga rwose umuntu wari umuzi akubwira ngo imana yansezeranyije imodoka, imana yansezeranyije ibi n'ibi ngibi, ariko ugasanga neza umuntu agize gute, arapfuye, ejo bundi uramushyinguye, ugahita wibaza ese uyu muntu ko twabwiriwe ibintu rimwe tukabibwirwa ahangaha kapfuye bitabaye, kereka nimba hari ahandi hantu bizabera atari ahangaha. Ikibazo ngo kiba kiri kuri uwo mukristo cyangwa ikibazo kiri ku wamuhanuriye ibyo bintu? Ngero ndagira ngo ahubwo abantu si no kuvuga ngo umuntu yaraguhanuriye, abantu bakura amaso ku kintu cyitwa amasezerano bashyira imbaraga mu murimo bakore. Nimba isezerano rihari byanga byakunda, aba bakire bose bakize batanabwiwe n'Imana. Si ngombwa ko Imana iza ngo ikubwire ngo uzakira kugira ngo ubyizere, ahubwo amaboko yawe n'ubwenge bwawe ubushyire hasi ubukoresha ugire gute, utere imbere. Ugasanga umuntu w'umusore ari aho ngaho ari imbere y'abantu arimo arirahira ngo nge nakoze ubukwe mfite igiceri cy'ijana. Ni ibintu bidashoboka kweri. Aho ngaho byashobotse, ariko nanone yaragoye abantu ariko bakamuha amafaranga. Nuko wikoreje imitwaro abantu bafashe igihe bakorera amafaranga yabo, my friend. Abantu basevinga amafaranga yabo, ukajya kumva ngo abantu babateranyije fanta, urumva we wavunnye abantu. Ahubwo bagakwiye no kukwishyuza bagaterana ukishyura nk'uwariye umwenda wa banki. Abantu ahubwo bakora ibyo bashoboye gukora. Ushobora gusanga ari Imana yamubwiye ko abantu bagomba kuzigura, ariko ikizakubwira abo bantu rero n'ubuzima bwabo iyo bageze mu ngo bukomeza kudipendinga kuri rubanda, ku bandi bantu. Ukibaza Imana nimba isezeranya gutyo, akaba ariyo masezerano itanga, imbere yayo ayo ntizayanga, nayo nshaka rwose. Umuntu ufite isezerano rimeze gutyo rwose ntashaka kureba Imana. Oya, nimba Imana yakubwiye ko ukora ubukwe, jya mu kazi ushaka amafaranga, wumvikane n'ababyeyi inkwano, ushaka ibikoresho, ugenda ukora ubukwe nyine. Imana irakubwiye ngo uzakora ubukwe, mu gitondo wifata ujye kuvuna abantu baguteranyirize bagushyire hariya imbere ngo uyu muntu donc ibyo nibyo bintu bikorwa n'Imana. Imana sisebya abantu. Ubwo wari ukiri kutubwira nyine ngo urutonde rw'abantu washafata oya, uwo muntu nawe wizeye iryo sezerano gutyo, nushima Imana gutyo, namukatira 15. Urangiza gushima Imana ni 15, kuko uba uri kugomura abandi bantu, urabuza abantu gukora. Ugasanga turabizi mu Rwanda ngo haba ikibazo cyo kugumirwa, ariko n'abasore b'abarokora benshi barimo baragenda bagumirwa kubera iki? Kudakora. Ugasanga umusore ari mu rusengero n'igihara cyaraje, yirirwa atebeje, ari kwirukanka mu mashyamba ngo arimo arasenga Imana, ngo arasengera. Uzamutungisha iki? Jya mu kazi. Nk'abo ngabo ndi pasiteri najya ngusohora nkujyana gereza. Ariko hari abavuga ngo n'abakozi b'Imana, ngo Imana yababujije gukora ngo baze ngo bakore umurimo wayo. Imana yabahaye akazi. Ninde wavuganye n'Imana ikamuha akazi? Yabwiye ko bagomba gukora umurimo wayo. Abo bantu rero usanga bose n'abavuga ngo Imana yarabatabaye ni babandi bahura n'ituro gusa. Ukibaza ese Imana itabara abavuga butumwa bonyine? Iyo Mana idatabara abakanishi, ntitabara abayede, ugasanga buri muntu wese witwa ngo ni umuvuga butumwa niwe ubwiriza ko yatabawe n'Imana. Ukibaza ngo abandi batabarira. Aba yaratabawe se koko? Oya da, ahubwo abo bantu ushanga ari bo bashonje. Aba yaratabawe se abwiriza nta kenkayera agira, nta kabotike, nta karimo, nta makara acuruza, nta murimo abyukiraho, azinduka ajya gushaka abasengera gusa. Ntago nguko ariko Imana ngiye nshaka ko intabara. Nimba inatabara gutyo, kuntabara gutyo izabyihorera. Ngenze kurya amafaranga yawe, nindangiza njye guhagarara imbere y'abantu ngo Imana yarantabaye gute se? Akoze ibyo ngibyo abantu bakamuha amafaranga akaryara, ikibazo kirimo? Oya, kirimo rwose, kirimo kinini cyane rwose. Ikibazo ni iki? Dore ikibazo kirimo rero ngiki. Urimo urakora ibyo ngibyo, warangiza ukajya imbere y'umuntu ukavuga ko Imana yamutabaye. Uwo muntu wereka ko Imana yagutabaye nta kandi kazi umwereka ukora, we nawe aratekereza ko inzira zo gutabarwa ari ugutubura. Agomba gushaka iyindi sosiyete n'abandi bantu agomba kujya imbere gutyo. None se twese nimba ari uko Imana itabara, twese tukaba bavuga butumwa, imirimo izakorwa n'abandi. Ntago wowe wemera ko abantu bagomba kujya mu murimo w'Imana bajye mu kazi gusa se? Abantu bakore. Niba bazavuga ubutumwa. Abantu bakore.
Mose ko yadodaga amahema burya ntago yavugaga ubutumwa. Wigeze ubona Yesu agenda agafata abantu bari mu nzira badafite icyo bakora ngo nimuze mu bintumwa zanjye? Yabakuraga ku mazi, abandi akabakura mu mirima, akabakura mu kazi. Yabakuriye mu kazi nabari rero hari igihe yenda Imana yavuga ati muve muri aka kazi mukora muze mu nkore. Nje ntago mbyumva rwose. Sinzi wenda hazaboneka umuntu azabinyumvishe neza, ariko nje ntago mbyumva. Uburyo ki utagomba gukora ukavuga ko Imana yagutabaye, noneho nimba Imana itabara icyo igatabara abantu bafata mikoro babonana n'ituro gusa. Ese abadakora uwo murimo batabarirwa he? Ntago umuntu ashaka kumva ukomeza kwitsa kwitura akagira ngo urimo narwanya amaturo. Amaturo njye buriya n'uwampa urusengero Imana yazarumpaye cyangwa wenda nkaribi karuma. Uwampa urusengero njyewe nta muntu nazaturisha. Kuki se uvuze ko kuki uvuze ngo icyaguha ribe kabarirwa kuki? Oya, abo bantu bose bafite bashingira ku bintu nk'ibyo ngibyo najya mbafunga. Wajya ubwiriza wavuga ko wakoze ubukwe nta n'ijana ufite, buri muntu wese wagutwerereye ay'umurengero ukamwishyura, utamwishyura bakagufunga. Utamwishyura bakagufunga rwose. Mu butumwa njye nigeze kumva uratanze aravuga ngo hari urutonde rw'abavuga butumwa, ndagira ngo bavuga butumwa none ubasobanure neza kugira ngo abantu baze kubakurikira. Njye umuvuga butumwa wa mbere na hati igiti n'uwo muntu wigisha ku masezerano, akazana ibintu byo gutanga amasezerano menshi atazanasohoza. Uri kumva nawe ukabyizera ngo uhawe iryo se, uwo nguwo namukubita nkanamwohereza gereza. Undi muntu wifata akajya gushima Imana ngo yakoze ubukwe afite igiceri cya 5 gusa, uwo nguwo nawe namwohereza gereza nkamukubita kabisa. Abo bantu rwose ntago nabihanganira cyane. Nta numwe nakwihanganira kabisa. Ku bwawe noneho wenda umuntu wumva ukwiye gukora umurimo w'Imana cyangwa se ukwiye gukora ubwo murimo w'ivuga butumwa ninde noneho? Kuko ibyo byose ntago tuzabaho tudafite abantu batubwiza. Ntago tuzabaho tutabafite. Ariko njye umuntu nshaka ko akora uwo murimo ku giti cyanjye ni umuntu udatunzwe nabyo nk'uko bavuga ngo bagomba gutungwa nabyo. Njyewe mbanze ngire business ibasha kuntunga, nkuko mbanze ngira ibintu bibasha kuntunga. Nimara kuba mpaze ntunze abanjye nta kibazo bafite, nindangiza nge no kugaburira b'inzu y'Imana. Ntategereje ko uyu mugabo azaza kungurira ipantaro, ntategereje ko azangurira essence. Uri kumva? Nzi neza yuko nzagera iwanjye nkigaburira, narangiza nkajya no kugaburira abandi. Abakene mfite nkagira n'icyo mbafasha. Bibiliya ivuga ko niba batubijemo iby'umwuka tugomba kuba bibamo iby'umubiri. Uravuguruza Bibiliya se? Ngo batubibyemo igihe batubibyemo iby'umwuka, bivuga ngo igihe batubwiye ijambo ry'Imana, natwe tukwiye gukora kuri bwa butunzi bwacu tukabaha nk'ituro. Ni Bibiliya ibivuga. Ni Bibiliya ibivuga. Tugomba gufata ibintu byacu tukabibahereza, tukabaho kugira ngo batungwe nabyo, kuko nabo badutungisha iby'umwuka. Rero ntago numva kimwe n'iryo jambo. Hari amagambo buriya yo muri Bibiliya igenda igira imvugo z'abantu, ikagira n'imvugo z'Imana. Ahubwo abantu bagomba guhishurirwa neza bakabanza bakamenya ngo ese iri jambo birakwiye ko ari ryo ngenderaho ngo nuko riri muri Bibiliya, ukabanza ukanabyumva. Bibiliya nk'ubu yaravuze ngo mubyare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Ariko se nimba yarabivuze ikabibwira b'icyo gihe, wahita uhamanya nabyo ko nawe ugomba kubyara abana miliyoni? Ubu ngubu kuri kino gihe urasanga umuntu wibyariye umwana umwe n'urugero, mukuru wawe abyara abana 20. Ejo mu gitondo araza gukomanga ku rugi wawe ngo umwana yabuze minerevare. Can you imagine? We wabyaye umwe kugira ngo yige neza, kugira ngo umuhereze ibimukwiriye, utamukubita imitwaro yose y'umuryango. Urumva? Ugasanga wa wundi wabyaye veni ugiye no kumwikorerera iki? Imitwaro. Iryo jambo se urahita urigenderaho? Hari igihe Bibiliya ivuga ibintu ibwira b'igihe runaka bitewe na situation uko ihagaze kuri icyo gihe. Bibiliya buriya yabivugaga biriya bintu igihe umutambyi yari atunzwe no kuba ahera adasohoka yirirwa asabira abantu. Ni koko uriya muntu yari akeneye kurya. Ariko ubu ngubu umuntu arajya mu rusengero rimwe mu cyumweru.
arajya mu rusengero kabiri mu cyumweru, uwo muntu birakwiye yuko atungwa n'amafaranga y'abandi? kubwayo ko izi nyigisho arizo zigezweho cyane. Izi nyigisho arizo zigezweho, abavugabutumwa birirwa bavuga ko batabawe, bagize bate, ku masosho media nibyo byuzuye, mu nsengero nibyo birirwa. Uwo muntu ngewe watabawe rero nawe mubonye namuhata igiti. Uwo wirirwa avuga ko yatabawe, nakubaza watabawe n'iki? Ufite ni igiki cyagutabaye ukitora ugahagarara hariya ngo ngenda mu modoka bankodeshereza inzu, ibintu utaguze, ibintu byavuye mu maboko y'abandi. Hari n'abicuza nyuma bakavuga ati amafaranga twatanze hariya. Ese ubundi wenda tuve muri ibyo ngibyo kuki uvuga uti waguha ubushobozi bwari buke, ahubwo wasenza Imana noneho igahindura imyumvire yabo aho kugira ngo ujye kwitabaza izo nzego? Ntago muri makeya ikintu buriya mba ngambiriye ni ukugira ngo umuntu wese ukora ikosa nk'iryo ngiryo arihanirwe n'amategeko, abantu bamenye gusenga Imana batavangira abandi, batavangira abanyarwanda, batavangira urubyiruko. Ugasanga umuntu hari akazi atakora, ntago wize, nta mwuga runaka ufite, urabona ikiraka ukacyanga, ukavuga ngo Imana yagusezeranyije kuzaba umuyobozi. Ese uzayobora hehe muri ino viziyo? Urumva ibyo bintu ukumva ni ibintu biri mu mutwe w'umuntu ngo nyamara njye Imana yambwiye ko nzayobora tu. Ugatangira ukambara ikote, ugatebeza ishati, Bibiliya ukayitwara ahangaha, ukitwara nk'abayobozi, ukaba utegereje ko igihe kizagera ukayobora. Iryo sezerano ntaririho. Abantu banarize bamenye nyine bafata icyerekezo. Kubera nturifuza ko ahubwo leta ikwiye gukurikirana aba bantu birirwa bavuga? Ikwiye kubakurikirana. Buriya no mu rusengero hakwiye kuba umuntu ugomba gukurikirana ibintu byigishwa, gukurikirana umuntu akamenya umurongo abantu bakwiye kugenderaho n'uyu nguyu. Ese ibi bintu birubaka abantu cyangwa birabagusha? Ibi bintu biratanga icyerekezo ku rubyiruko cyangwa birarukubita hasi? Ari byo ujya kumva abantu bamwe babona ibyo bizeye bitabaye, bakongera bakarindagirira mu bindi ngo barasenga ngo ubwo ni karande. Kuko ubonye itaje, ukabona wa mudamu ntaje, ukagenda ugahita urindagira burundu ngo ubwo ni karande. Ukajya gusenga ngo bagukureho inyatsi. Inyatsi ntayibaho. Inyatsi ubundi njye ukuntu nyifata, si ngombwa ngo wizere nkanjye, sibyo? Wenda ufite uko wizera, ariko uko wizera uko ariko kose numba ubona kutakuganisha ku iterambere, uko kwizera kurapfuye. Inyatsi njyewe ukuntu nyifata, mfata ko ari imyitwarire mibi ababyeyi batubyara baba baragize ahashize. Izo ni karande ubwo? Izo nizo karande. Ni ukuvuga ngo nimba umukire arabyara abana be babiri, akabarihirira ishuri bakiga, akabateza intambwe bagatera imbere, ugasanga wa wundi abyaye abana 8, wenda hizemo umwe. Uwo wize agomba kwishyurira ba bandi 7 basigaye. Namara kubishyurira n'ubuzima bwabo nibutanagenda neza, bazaza kumukomangira ko bakeneye kawunga. Urumva wa wundi nawe azabura ubwinyagamburiro bituma aguma hasi. Najya ashaka gutera imbere ya migozi yahashize imuzirike. Izo nizo bita karande ubundi. Ngizo nizo mfata nka karande. Ese umuntu ntakwiye gusenga kugira ngo ibyo ngibyo biveho? Ntago byavaho. Ikintu kigomba gukuraho ibyo bintu byitwa karande, aho urubyiruko rugeze, ni ugutangira kumanaginga icyerekezo cyabo cy'imbere n'abana babo. Ni ukuvuga ngo nimba ugeze ahangaha ukaba ubona ko iwanyu urubyaro rwinshi rwabakenesheje, rugatuma abana bamwe barwara imvunja, abana bamwe batiga, wowe byara bakeya ubashije kubonera ibintu ibyangombwa bige, nabo babyara abandi bakeya, gutyo ubuzima bugende bugira gute buhinduka. Ntabwo ushobora icyo kugisengera ngo gishoboke. Mbega muri make turimo dusoza, urumva urubyiruko nirwo rukwiye guhindura iyo myumvire? Nirwo rukwiye guhindura iyo myumvire, kuko ibyo bintu bya karande nirwo byagize ingaruka ku rubyiruko. Ariko urumva iyo karande urubyiruko rushobora kuyica none ahangaha. Uhereye none ukavuga ati njyewe wenda nzabyara abana 2 cyangwa nzabyara umwana umwe kuko niwe nzabasha kwishurira ishuri. Uwo mwana ukamwishyura ishuri, ukamuha uburere n'uburenganzira bumukwiriye, nawe ukamutoza iyo nzira, nawe akazabigenza atyo bitewe n'ubushobozi uko buzaba buhagaze.
urabyumva tuzashiduka isi yacu itarimo ibyo bintu bita karande. Ariko urumva ukuntu ari bibi ukuba uvukana n'abantu 7 wagira amahirwe ngo urakize, nabwo ni uko uguze moto ukumva ugiye kurihira ishuri ry'abantu 7, urumva ushyireho n'umwana wawe umwe wabyaye, si ukubarihirira gusa, uzoherezayo n'ubugari, urabyumva, usange nawe uri kugerageza kugira ngo uzamuke, hari pressure ujya guhaguruka basubiza hasi, ujya guhaguruka bakandira hasi. Ubundi urumva iyo atari yo karande, ngaho mbwiye karande se urumva ari iki? Ni ibyo ngibyo, ni ibintu bitugeraho bitewe n'uko iwacu bitwaye. Ugasanga ubyaye abana nta n'umushyize ku ishuri, ubagaburiye ibijumba n'ibishyimbo, imbaraga zawe zirashize kuko wari utunzwe n'imirimo y'imvune, utangiye gukenera gutungwa nabo kandi nabo ntacyo wabahaye. Izo ni karande, ukabona nyine babaye imbesire abantu bari aho ngaho gutyo gusa. Abari badukurikiye rero muri iki kiganiro twajyanye na Ernest, ngira ngo mwabyumvishe ko yakanguriraga abantu gukora aho kugira ngo abantu birwe mu nsengero barimo basaba amasezerano amenshi. Oya, amasezerano bayaveho, amasezerano rwose bayaveho pe. Nta sezerano rihari, umuntu ugusezerana kuzubaka itaje nabanza guha akazi. Ariko aya n'amasezerano ashobora gusohora, none se umuntu aguhaye isezerano ukagenda ugakora kugira ngo rya sezerano uzarigeho, ntabwo hari ikibazo. Nagusange mukaza guheremo isezerano cyangwa se kurangira icyo gukora byibuze. Nuvuga ngo isezerano wemere nuko umuntu akuyobora mu umuntu nakuyobore mu murimo. Wenda isezerano ushobora isezerano ry'ibigendanye n'ubutunzi ubundi ngiye ntago njya ndyemera. Nta sezerano ntaryo, ubutunzi buva mu mbaraga zo gukora. Uzi ko na Bibiliya ivuga ngo muzatura mu mazu ngo mwiyubakiye, ngo muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu, muzaruha, muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu, ngo muzarya kuko mwiyushye icyuya. Noneho urashaka, oya ntago byabaho. Reka dushimire rero abari badukurikiye, ngira ngo mwabyumvishe ibitekerezo bya Ernest, kandi ngira ngo mbasabe rwose muzaduhe namwe ibitekerezo byanyu ko mubyumva hasi muri comment, kugira ngo niba ngombwa tuzanagaruke yongere atuganize akurikije ibitekerezo byanyu. Ernest, turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye. Murakoze cyane. Reka noneho utange contact yawe ku muntu utabashe kuyikira kugira ngo uzagukira nenda bayaguhamagara, nukeneye kugira ngo umwigishe bya by'ubukorikore nabyo aba yaguhamagara. Turakora, dukorera Ikinyinya, nimero yanjye ni 078 466 96090. Umbuze wambonera kuri nimero ya 078 5 3 3 5 4 4 6. Abarokore dukunde gukora, yego dusenga Imana ariko tunakunda umurimo. Murakoze cyane. Ndabashimiye, ibiganiro byacu byo birakomeza.